inikiye n'ubu bavuye hano n'umwana we bari bumvikanye ko ari ubugome bw'ibirije muri aka karere kacu n'ikiraro cy'umubye n'ikiraro wefe Prefe komeza amakuru umutekano ntugire ikibazo iki kibazo turagucungira ariko ubwo uri kuvuga se wa mugabo twirirwa dushaka ukunda kwambara inkweto z'umutuku amajwi atubwira amufashe uyabike neza telefone yawe uyibike kure kuko nicyo kimenyetso cyonyine gihari uretse gato uri kumbabaza nise basohotse nkabanza nkawukaraga kawe ni amazina yigeze kuremera bya nyabyo mu gisata cya komedi kuva mu mwaka wa 2019 ubwo batangiraga kubaka igikundiro mu mitima ibihumbi byinshi y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi nibagiwe n'abanyamahanga. Nta gushidikanya ko mu gihe runaka tuzaba tugira tuti kera habayeho kubera amateka atazasibangana yakozwe n'aba basore babiri mu mwaduko wa komedi hano mu Rwanda. Ni abasore beretse urukundo rusendereye noneho bigeze ku rubyiruko bindi ku buryo mu bihe byabo bitabaga ari igitangaza kumva umuntu wiyise Nyakso cyangwa Patino kubera kubakunda. Reka twiganirire, ese nawe muri ibyo bihe uri mu bantu batasibaga kujya kuvumba wifi ku kigo cy'amashuri, ku murenge cyangwa se ahandi hantu runaka internet yabonekaga byoroshye maze ukadownloadinga komedi zabo basore telefone ukayuzuza kugira ngo ukunde wimwenyurire? Abantu bumvise mbavugiye ibintu mwigaragaze munyuze muri comment. Umwe yitwaga Nyabugande Olivier wabaye ikimenya bose ku izina Nyakso. Uyu umusore wavukiye mu Gitega ho mu mujyi wa Kigali ku itariki 16 Kamena mu 2001 mu muryango w'abana 4 b'abahungu. Ni umusore wize ikiburamwaka muri Apacope abaye naho akomereza primaire. Icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye Troncome akiga muri Christ Roi i Nyanza, ayisumbuye ayarangiriza muri CD Kigali mu ishami ry'ubutabire, ubugenge ndetse n'ibinyabuzima PCB. Ni umusore wabereye benshi kiraro muri uruganda rwa sinema cyane ko ariwe nkomoko y'ubwamamare bw'amwe mu mazina aremereye muri uruganda rwa sinema nyarwanda y'uyu munsi. Uwitwa Kiraman, Mitsutsu, Aisha n'abandi ni kenshi uzumva bamushimira uruhare ruhambaye yagize mu buzima bwabo kubera akaboko kazima yabahaye bagatangira kugaragara binyuze muri we. Uyu munsi wa none bakaba baryohewe n'ubuzima. Ku rundi ruhande tuhafite Shema Fabrice abenshi bazi nka Patino. Mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali aho niho yavukiye, akaba imfura mu muryango avukamo abana 5. Mu mabyiruka ye yari umwana wakundaga guconga ruhago cyane ndetse ngo yumvaga afite inzozi zo kuzaba umukinnyi ukomeye mu ikipe y'u Rwanda Amavubi. Gusa ibyo byarangiranye n'igihe cyabyo. Uwibonaga mu jezi n'inkweto za Godiyo birangiye yisanze afashe ibihumbi byinshi by'abantu kugorora imbavu zabo binyuze mu rwenya. Patino na Nyakso ni amazina adakunze gusigana nk'umukenyero n'umwitero bitewe no guhuza imbaraga kw'aya mazina byatanze icyanga kinurira cy'urwenya rwihebewe na benshi mu gihe kitari kinini bamaze bahuje imbaraga. Nubwo uyu munsi wa none bisa naho bari kugenda bibagirana gake ariko nka Rugwiro Empire twabategura ikiganiro cyiza kigamije kongera kubakumbuza ibihe byiza by'aba basore babiri bagacishijeho, tunarebera hamwe zimwe mu mpamvu zivugwa zishobora kuba zarabaye inkomoko yo kugabanyuka kw'igikundiro cy'aba basore bahuza n'inkingi za mwamba muri komedi nyarwanda. Urakaza neza kuri Rugwiro Empire aho inyandiko z'amateka zibumburirwa. Urakaza neza ku muyoboro wagutse w'inkuru zoje icyanga. Nukundi ibikorwa byacu ukande subscribe, nuramuka kandi ukunze iyi video ukande like. Nge wumva nitwa Pedro Rugwiro, ikaze na none. Nyamuneka niba uri mu content creator cyangwa uteganya kuba we ukaba ujya uhora wibaza uko abandi bakora ibintu byiza mu buryo bw'umwuga ariko wowe bikaba byaranze, ndagira ngo mubwire yuko buri kintu kimwe cy'ingenzi: ibikoresho bikwiye. Ibi rero nibyo mu cyanzu Kegel Store batwegereje, aho bafite buri kimwe cyose mu content creator yakenera, kuva kuri microphone zifata neza amajwi zigura guhera ku 12,000 by'amanyarwanda gusa kuzamura, bakagira izo utumadikano wakoresha muri interview na comedy, kimwe n'izo wakoresha ukora documentaire nk'uku kwanjye.
bagufitiye amatara ya kamera y'ubwoko bunyuranye, tutibagiwe na stand za telefone, kamera, itara ryayo n'ibindi. Uzakarusho se nuko babanza kukugira inama y'ibikoresho byakugirira umumaro bashingiye ku bwoko bwa content ukora. Twiri Comedy rero iyi microphone ni yanyu. Murakoze cyane. Tugiye kuhata Comedy ucyabwire. Nyamuneka sura website yaba ari icyanzu.com wihahira ibi byose, cyangwa se ubahamagare kuri nimero ureba kuri ekara yawe babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu nta kindi kiguzi kiyongereyeho. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi n'inyubako yo kwa Makuza. Gana Icyanzu, inzozi zawe muri content z'ibimpamo. Byose bitangirira kuri Kanyabugande Olivier wamamaye nka Nyakso nyuma yo kugira igitekerezo cyo kuzana ubwoko bushya bwa comedy butari busanzwe bumenyerewe hano mu Rwanda. Ndavuga comedy zirimo sound effect azikuye muri video z'abanyanisheriya. Mu kiganiro yagiranye na inyarwanda.com yagaragaje ko ubwo yigaga mu mashuri yisumbuye yakundaga kuyobora ibikorwa bitandukanye by'imyidagaduro ku bigo yizeho ayisumbuye birimo Christ Roi yizeho Twankome na Lycée de Kigali yarangirije ayisumbuye. Bimwe mu bikorwa bitandukanye byerekeye imyidagaduro yakunze kuyobora birimo nka Media Club, kubyina, kuririmba ndetse n'ibindi. Avuga ko nyuma yo kudahirwa n'urugendo rwe mu bijyanye no kuvuga amakuru, kubyina ndetse no kuririmba yahisemo kwibera umunyarwenya. Yagize ati nabonye kuririmba bizanze ibintu byinshi, ndebye kubyina nsanga nta kintu kirimo uretse muri iyi minsi byamaze gutera imbere bikaba biri guha amafaranga ababikora. Arakomeza ati nashatse ikindi nkora, ndeba abahungu b'Abanyamerika bakoresha application yitwa Vine, mbona nanjye ntangiye kujya nkora utuvideo duto nzitsa abantu byaba byiza. Nibwo natekereje kuba nakora utuvideo duto dusekeje nifashishije telefone ya mama yo mu bwoko bwa Tecno, nyuma ntangira kugaragara kuri YouTube. Mu mwaka wa 2018 nibwo Nyakso yatangiye gukina comedy. Abantu baramukunda cyane bitewe n'ubwenge bwinshi yateguranaga comedy ze zigasetsa benshi bityo bakarushaho kuzihebera. Mu mwaka wa 2019 uyu musore yaje guhuza amaboko na mugenzi we wamenyekanye nka Patino, noneho si ugukundwa imitima y'imbaga bayifata bugwate. Video zose Patino na Nyakso bahuriragamo zarakundwaga bidasanzwe. Anavuga nk'umubyeyi w'ikirara, umufotographe wa fake, kwiba imyembe n'izindi nyinshi. Mu mwaka wa 2020 benshi babajwe no kwakira inkuru ivuga ko Patino na Nyakso batandukanye. Abantu bibaza impamvu yabyo birabayobera kugeza naho hari n'ababihuje nuko ngo bashwanye kubera ko inshuro nyinshi muri comedy Patino yakundaga gukina ko bita Nyakso, nyamara birengagije ko biriya ntaho bihuriye n'ukuri kuko biba ari ukwactinga. Gusa ibyo byaje guhabana n'ukuri ubwo Patino yabishyiragaho umucyo akavuga ko impamvu yo gutandukana kwabo itaturutse ku gushwana hagati yabo, ahubwo ko yaragiye kwita kuri projet ze abenshi mwabonye mu bihe bya Covid. Nyuma yo gutandukana buri wese akagira projet ze, bakomeje gukundwa yaba ku ruhande rwa Nyakso ndetse no ku ruhande rwa Patino, ariko ntibibuza abantu kumva bashaka kongera kubona bahuriye muri projet imwe. Icyo gihe Nyakso yaramaze gusinyira agatubutse kuri Afrimax TV, ariko yatangiye gukina comedy z'igisirikare benshi mwakunze yahuriyemo na Regis. Ni mu gihe ku ruhande rwa Patino nawe yari yatangiye kubica bigacika binyuze muri comedy zitandukanye zakunzwe zirimo yamwubakiye izina ku rwego rwo hejuru yitwa Gusaba Umugeni bya Kirara. Kubona Patino na Nyakso batagihurira mu mushinga umwe ni ibintu abantu benshi bananiye kwakira, bityo bagahora batanga ibitekerezo by'uko bakumbuye diwo yabo. Nyuma y'igihe badakorana baje kongera guhuza imbaraga bakajya bahurira mu mishinga imwe n'imwe, abantu bongera kubyishimira cyane. Mu kwezi kwa gatatu k'umwaka wa 2020 Nyakso yahagaritse imikoranire ye na Afrimax TV nyuma y'uko amasezerano y'imikoranire hagati ye na Afrimax TV yaramaze kurangira. Ntiyayongera ahubwo ahita afungura umuyoboro we wa YouTube yise Nyakso Comedy atangira gucishaho ibikorwa bye. Nyakso yakomeje gukura amateka, umuyoboro we wa YouTube uzamuka mu gihe gito ku buryo mu gihe kigera ku myaka 2 avuye kuri Afrimax TV yaramaze kugira abamukurikira kuri uwo muyoboro we wa YouTube bagera ku 300,000. Umwe mu bahanzi nyarwanda yigeze kuririmba indirimbo irimo amagambo agira ati aha turi iyo ndebye mbona harahoze abandi, natwe tuzahava haza abandi, gusa igifite agaciro ni amateka meza tuhagirira. Uko bukeye nuko bwije
uru ruganda rwa sinema rugenda rwunguka impano z'agatangaza ku buryo guhora uri kwibere muri rwo bisa n'ibidashoboka kubera ko bishobokera mbarwa. Uyu munsi wa none bisa naho Patino na Nyakso ari amazina atakiri ku gasongero mu ruganda rwa sinema, nyamara ibyo ntibikuraho ko bagize ibihe byabo byiza byabafashe kubaka amateka meza, ari nayo yatumye twongera kwibukiranya byinshi kuri bo binyuze muri iki kiganiro. Nubwo igitekerezwa nk'impamvu yatumye aba basore baba batakigaragarizwa igikundiro nk'uko byari mbere kitazwi, gusa hari abahuriza ku kuba ngo aba basore batagikora ibintu byiza nka mbere, abandi bakavuga ko ngo havutse izindi mpano nshya zabaye nk'izibashyira hasi. Gusa ibi nabihuza n'umugani nyarwanda ugira uti ntagahora gahanze. Ikirenze ibyo byose ni uko bigeze kugacishaho kandi bakigaragaza hatabanje kubaho kwitabazwa kw'imbaraga z'amaboko akomeye nk'uko muri iyi minsi bikunze kugenda. Rero uko dusoje ari nako tugushimira cyane aho twari kumwe. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, naho ubutaha Imana ibarinde. Bye.